iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadock kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka ngushime Mana nziza, ngushimire ineza yawe, ngushimire urukundo rwawe ruhebuje, ngushimire uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Ndagushimye rero ko wemereye abateza amatwi ndetse nanjye uri hano, tukaba tubashije kuba duhumeka, kandi ukaba uduhaye amahirwe kugira ngo twongere turambure Bibiliya, turebe icyo ijambo ryawe ritubwira. Ndakwinginze rero ngo uyu mwanya nk'uko uwuduhaye, Mana udufashe kugira ngo twumve neza icyo ijambo ryawe rivuga, tucyumvire maze duhindurwe n'icyo ijambo ryawe ritubwira. Uyu munsi kwizera kwacu kwiyongere, kandi utaruhamye muri wowe ashinga imizi, ashika amakomere, arusheho kumenya by'ukuri. Bana natwe rero abari hirya no hino, nanjye uri hano, twese tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu nimwo nsabye nizeye, amen. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiraga ku gakiza, kandi ndizera yuko twagiye tuvuga byinshi. Hari benshi bagiye baduhamagara batubwira bati mwarakoze, cyangwa se abandi batubwira bati mudusobanurire, kandi Imana ishimwe kuri wowe wese wakomeje gutega amatwi ukumva ririya somo rya mbere ry'agakiza. Kuko nk'uko nabibabwiye, abantu benshi cyane ntabwo bazi n'icyo bizera, haba ku gakiza haba no ku bindi tugiye kugenda tureba, ntabwo bazi icyo bizera. Rero waba uri umunyabwenge ubaye uzi neza icyo Bibiliya ivuga, maze ukizera icyo Bibiliya ivuga, kuko icyo gihe nibwo uba ufite ibyiringiro bizima, kuko uba wiringiye ijambo ry'Imana ihoraho, Imana idahinduka, uba wizeye ijambo ry'ukuri. Rero Bibiliya nk'uko ivuga mu Befeso igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 13 ivuga yuko umuntu yumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza, hanyuma uwo nguwo yaryizeye arakizwa. Ariko abagira amarangamutima atandukanye, cyangwa se abizera ko yajya mu idini runaka hanyuma ubwo akaba yanditswe no mu gitabo cyo mu ijuru, ibyo bintu rwose ndagira ngo nkubwire ko atari byo, ahubwo wari ukwiye kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza, hanyuma ugakizwa. Nawe uyu munsi wa none ukajya ugendana indirimbo uririmba uti ndashima umusaraba, ndashima ya mva ya Yesu, ariko cyane cyane washaka ugakomeza ukayiririmba kimwe n'izindi nyinshi, nk'uko biremeka mu mutima w'umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe by'ukuri, nk'uko Bibiliya ibivuga. Uyu munsi rero turi buhite tujya ku isomo ryacu rya kabiri rikurikirira ingiri ry'agakiza. Agakiza twarabibonye icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'agakiza. Uyu munsi tugiye kureba ubwishingizi bw'agakiza, cyangwa se umutekano w'iteka ryose. Buriya hari ikintu nanone kenshi tujya tutitaho ariko cy'ingenzi. Ubutumwa bwose, igikoresho cyangwa se imodoka ibutwara ni amagambo, ariko amagambo nayo agomba kuba ari mu rurimi runaka. Ndabaha urugero, nk'ubu ngubu ibyo ndi kuvuga murimo kubyumva bitewe n'uko ndi kubishyira mu magambo, ayo magambo akaba ari ay'ururimi rw'Ikinyarwanda, niyo mpamvu muri kubyumva. Hanyuma hari n'ikoranabuhanga ry'ibi byuma ndi kuvugiraho, mugashobora nyine kubyumva. Ariko mu by'ukuri ibi byuma bihari, yewe ibindi byose bikaba bihari, ariko nta rurimi ruhari, cyangwa se ururimi rukaba ruhari rwitwa ngo ni ururimi, ariko nta magambo ari muri urwo rurimi arugize, ntago mwashobora kumva. Rero igituma mushobora kumva, yewe nanjye nshobora kuvuga, nuko hari amagambo tugenda duteranya, hanyuma ayo magambo akazana igitekerezo kuri wowe kikakugeraho, nawe ukacyumva neza. Ndagira ngo rero ujye wita ku magambo wumva.
iyo umuntu avuze ngo ndakijijwe aba avuze ko hari ikintu yakize kandi icyo kikaba cyarabaye mu gihe cyashize. Sinzi niba unyumvise neza. Niba umuntu avuze ngo ndakijijwe, ubwo aba avuze ko hari ikintu cyagombaga kumwica, cyahigaga ubugingo bwe, yakize kandi ibyo byabaye mu gihe cyashize. Nta muntu rero wari ukwiye kuvuga ngo ndakijijwe kandi atazi neza ko yakijijwe, yewe atazi n'icyo yakijijwe, kuko icyo gihe yaba akoresheje ijambo ubwe atazi icyo risobanuye, ndetse nawe ubwe nta kintu yaba avuze, ahubwo yaba asa nk'uri niba nabivuga ngo iki, hari ijambo abantu benshi bajya bakunda gukoresha rivuga ngo ni ugutera waraza, kwivugira gusa, kwivugira utazi ibyo uvuga, utabisobanukiwe, utazi aho uhera, utazi n'aho uri kugana, ugapfa kwivugira gusa byo kugira ngo umwanya uwumare, cyangwa se abantu bagire ngo hari icyo uri kuvuga ariko mu by'ukuri nawe ubwawe utazi icyo urimo uvuga. Rero ntabwo ukwiye kuvuga ngo urakijijwe utazi icyo wakijijwe, ntabwo wari ukwiye kwirirwa ubivuga. Ubwishingizi bw'agakiza cyangwa se umutekano w'iteka ryose. Iri ni ryo somo tugiye kureba, kandi Bibiliya koko iraryigisha. Iri somo kandi muzi ko nk'uko mbibabwiye rije rikukiye iry'agakiza. Rero aya masomo ni amasomo y'ingenzi cyane umukristo wese akwiriye kuba azi, kuko ni amasomo ashingiyeho ibyiringiro bizima bya gikristo. Agakiza ni isomo rya mbere, noneho iri rigakurikiraho ari ryo bwishingizi bw'agakiza cyangwa se umutekano uzanwa n'agakiza. Abantu benshi rero uyu munsi wa none babaho badafite ubwishingizi namba bw'ubugingo buhoraho cyangwa ibyiringiro by'ijuru. Nyamara muri iri somo ikintu tuzabonamo cy'ingenzi ni uko iri somo rizasubiza icyifuzo gikomeye kiri ku isi hose, aho abantu benshi bavuga nk'uko nari mbabwiye bati yewe ntago mbizi, ndimo ndakora ibishoboka byose ngo nzajye mu ijuru, ngerageza kwihana buri munsi uko ngiye kuryama, ngerageza ibi n'ibi. Mbese baguha urutonde rw'ibintu byinshi cyane bitandukanye, hakaba n'abakubwira ngo simbizi, ruzaca Imana, ningira amahirwe nzajyayo, nintayagira kandi ubwo nuko nta kundi nzajya Gehinomu. Abantu benshi nuko nguko bimereye. Nyamara iri somo ni iryo kwigisha ukuntu wamenya uko ushobora kumenya ko uri umwana w'Imana kandi ko ukijijwe nta gushidikanya na gutoya ufite muri wowe. Icyo cyaba ikintu cyiza cyane, ukamenya ko ukijijwe rwose nta gushidikanya na gutoya kuri muri wowe. Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo iryo jambo turyige, tumenye icyo ishaka, maze twizere ijambo ryayo. Ijambo ryayo ridukize. Ntibishoboka ko wapima cyangwa kugereranya agaciro k'ubwishingizi bw'agakiza k'umuntu. Umuntu wakijijwe akaba azi neza ko akijijwe, azi neza aho ari kwerekeza, nta giciro kindi kibaho hano ku isi, cyangwa se nta kintu gifite agaciro karuta icyo uwo mukristo cyangwa se uwo muntu aba afite muri we. Ubwishingizi budahari nta munezero nyakuri wabaho, nta munezero uhoraho umuntu yagira, kubera ko iyo ari ntabwo, ndavuga ubwishingizi, ubwoba buraza hamwe no gushidikanya bikuzura mu muntu, hanyuma umuntu akabaho ari mu rungabangabo, atazi niba ari kujya mu ijuru, atazi niba ari kujya muri Gehinomu. Ibaze nawe kuba muri ibyo bintu byo gushidikanya. Ubwishingizi budahari ntihashobora kubaho amahoro atunganye, kubera ko amahoro azanwa no kumenya, ndetse akazanwa n'ubwishingizi kw'ibyaha byababariwe. Niba rero utazi ko wababariwe ibyaha byawe, ni gute wagira amahoro yuzuye atunganye? Ibyo ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Ntihashobora kubaho umuvugizi ufashe ibyiringiro, kubera ko uretse abo bejejwe bakanababarirwa bonyine, bafite ibyiringiro bitajegajega by'ijuru mu mitima yabo. Umuntu rero utarejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo ngo ababizi neza, nta wundi muvugizi yabona, nta uriho,
kuko ibyo byiringiro bizima bishikamye bitajegajega biterwa n'uko kumenya. Ubwishingizi ni ngombwa nshuti yanjye, kugira ngo Kristo abe ashyitse cyangwa se yuzuye, no kuzura cyangwa gushyika kw'imbaraga z'umwuka wera bibe byose bikorewe muri wowe. Bitabaye ibyo ntabwo waba ufite amahoro yuzuye. Niba wari usanzwe rero ushinganye, ndasenga ngo iri somo rikomeze kandi rihe imbaraga kwizera kwawe. Niba ukeneye ubwishingizi uyu munsi wa none, ukaba ukeneye kumenya neza uyu munsi wa none, ndasenga ngo ububone mu gihe uraba wiga iri somo. Reka dutangire twibaza iki kibazo kivuga ngo ese ni iki Bibiliya ivuga ku mutekano w'iteka ryose cyangwa se ubwishingizi. Ndagira ngo twihute turebe mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo waho wa 2. Abakolosayi igice cya 2 umurongo waho wa 2 haravuga ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Urumva? Bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Reba neza iri jambo ubutunzi. Ni butunzi ki umuntu ushinganye agira kubwo kumenya ukuri kubirebana na Kristo? Kristo we nk'umwana w'Imana wigize umuntu n'umutware cyangwa se umutwe w'umubiri ari wo torero, kuko ibi ni ubwiru bw'Imana. Ibi ni ubwiru bw'Imana cyangwa se ni ibintu byahishuwe ariko byari bihishwe, kandi ibyo bintu bikaba bituruka ku Mana. Mu Baheburayo igice cya 6 umurongo waho wa 11. Abaheburayo igice cya 6 umurongo waho wa 11. Bibiliya iratubwira ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye. Ndagira ngo uhace akarongo wo kurinda ibyiringiro byuzuye, ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Ibi byiringiro by'umugisha ni ugutegereza guhoraho kandi kutanyeganyega ko Kristo azagaruka, agakiza kacu kakuzuzwa, maze amasezerano y'Imana yose akazaba asohoye. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo waho wa 22, Bibiliya iratubwira ngo twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Ndagira ngo wongere urebe amagambo ari muri uyu murongo 22. Twegere dufite imitima y'ukuri. Imitima y'ukuri ahangaha ni imitima nyine yo gukiranuka, itari iy'indimi ebyiri, ahubwo imitima igororotse. Ndavuga bijyanye n'ijambo ry'Imana. Twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose. Ahangaha ni twizera tudashidikanya na gato, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, gukurwaho kwimenyamo ibibi. Icyama aya magambo akinjira muri wowe niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukegera udafite umutima cyangwa ufite umutima w'ukuri, wizera rwose udashidikanya, umutima wawe uminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Ndagira ngo umenye neza ngo Imana irashaka ko umenya ko wababariwe niba warizeye amasezerano y'Imana nk'uko Imana yayaduhaye mu ijambo ryayo. Niki Imana yaduhereye ijambo ryayo? Ukudatinya ahangaha ni ingaruka zo kwizera kuzuye. Iyi nteruro wabonye muri uyu murongo ivuga ngo twizera rwose tudashidikanya, yerekana kwizera iby'Imana itanga byose mu mwuzuro wabyo. Turi buze kugera ku ijambo ubugingo buhoraho.
Imana niryo sezerano iduha. Iyo rero twakiriye ubugingo buhoraho, dukwiye kwizera ubugingo buhoraho, kuko ntabwo Imana yavuga ikintu kimwe ngo ibisobanuye ikinyuranyo cyacyo. Ntabwo ibyo bibaho. Imana niba idusezeranije ubugingo buhoraho, koko idusezeranije ubugingo buhoraho nituramuka twizeye ijambo ryayo. Yesaya 32 umurongo waho wa 17, Bibiliya iratubwira ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanwa iteka ryose. Ngo umurimo wo gukiranuka, umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanwa iteka ryose. Intambara irarangiye, amahoro yabonekeye ku musaraba ubwo gukiranuka kw'Imana kwari kunyuzwe ku birebana n'icyaha cyacu mu gitambo cya Yesu Kristo. Abo bose bashyira rwose kwizera kwabo muri uwo murimo wakozwe bafite ihumure n'ibyiringiro by'iteka ryose. Icyama ukaba uzi indirimbo nyinshi ziri muri iki gitabo cy'icyatsi kibisi abantu bajya bakunda kuririmba, uretse ko hari bamwe batakizitaho kuko ngo ntabwo zijyanye n'amarege, ntabwo zijyanye n'amarapu, kuzirapa ntago bikunda. Ariko izi ndirimbo zaririmbwe n'abakristo, kandi izi ndirimbo abakristo nabo ndabizi ko bazikunda n'uyu munsi wa none. Nanjye ndazikunda kuko izi ndirimbo harimwo amagambo akomeye ndetse ahamanya n'ibyanditswe byera. Hari indirimbo imwe ivuga ngo uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, kandi nzi ko n'abandi bakristo bejejwe n'amaraso ya Yesu nabo bakunda iyo ndirimbo, kuko ni ubuhamya bw'abakristo. Hano rero iki kintu tubonye nuko umurimo wo gukiranuka ari amahoro. Ni amahoro rwose, ihumure n'ibyiringiro bidashidikanwaho by'iteka ryose, kuko intambara ibishize. Amahoro aturuka ku musaraba wa Kristo ni amahoro atajegajega, kuko ayo mahoro aza yerekana ko icyaha cyababariwe by'iteka ryose. Iyo rero wakiriye ibyo ngibyo Imana yakoze, uwo murimo Imana yakoze ukawakira kubwo kwizera, amahoro atarondoreka atemba mu mutima wawe. Hari ikintu kimwe cy'ukuri muri iyi mirongo tumaze gusoma. Imana ishaka ko abantu bashyize kwizera kwabo muri Kristo buzura ubwishingizi, buzura umutekano by'iteka ryose. Ubwishingizi ni ijambo ushobora gusimbuza ijambo abantu bamenyereye benshi, asiranse. Asiranse zirahari zitandukanye, wenda nko kubatwara amamodoka cyangwa se abayatunze. Hari asiranse zigiye zitandukanye bitewe n'uko umuntu yifite. Abagize ubushobozi bwo kugura imodoka nshya ndetse bakaba bashaka yuko imodoka zabo ziba zifite umutekano, baragenda bakagura asiranse bakunze kwita ngo ni aluminium. Iyo ngiyo uyiguze ubu uvuga uti rwose imodoka yanjye yasekura igiti, yasekurana n'indi, ndagenda hariya bampereza iyindi. Ubwishingizi nicyo ngicyo buvuze. Uba uzi neza yuko ikintu cyawe ari icyawe, nubwo habaho ibikomeye byashaka kugihungabanya wabona ikindi. Iyo ufite inzu yawe ukaba warayishakiye ubwishingizi, iramutse ifashwe n'umuriro igashya, ntago uhungabana, kuko icyo ukora ni ukugenda ukabwira wa mwishingizi wawe, ukamubwira uti banguka, ya nzu yahiye, nawe agahita aza akakubakira indi imeze nk'iyo ngiyo wari ufite. Ubwishingizi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero ubwishingizi bw'agakiza nabyo ni ikintu Imana irimo kutubwira hano mu ijambo ryayo. Rero birakwiriye ko abo ngabo bose bashyize kwizera kwabo muri Kristo buzura ubwishingizi, buzura umutekano w'iteka ryose. Mu yandi magambo, buzura amahoro yuzuye atanyeganyega. Hari irindi jambo ushobora gukoresha. Twari turi kureba ijambo ubwishingizi,
ariko reka turebe n'iri jambo kumenya. Kumenya, iri jambo kumenya ni ijambo rikomeye cyane. Kumenya, iyo umuntu avuze ngo nzi neza ko, uretse ko abantu ari abanyabinyoma kandi reka baba abanyabinyoma, ni uko muzi icyo Yohana 8:44 havuga. Niyo mpamvu abantu ari abanyabinyoma. Yohana 8:44, reka mpasome gusa, ni uko wasoma gusa. Reka mpasome gusa urebe impamvu abantu ari abanyabinyoma. Bibiliya iravuga hano ngo mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Nta kintu nongeraho. Gusa iyi niyo mpamvu abantu turi abanyabinyoma, niyo mpamvu abantu babeshya. Ariko ubundi umuntu aramutse akubwiye ati nzi neza ko, burya wari ukwiye rwose kumenya ko ibyo agiye kuvuga ari ukuri. Ariko abantu ni abanyabinyoma. Rero reka nizere ko hari abantu bavugisha ukuri. Abo ngabo nibo twita imfura, nibo twita inyangamugayo. Aramutse akubwiye ngo nzi neza ko, icyo gihe uravuga uti rwose ibi ndabyizeye, ibi binambwiye ni ukuri. Rero niba hari inyangamugayo, niba hari umuntu ukiranuka, ni Kristo. Avuze ngo arahamya ko icyo kintu kiba ari ukuri. Ariko hari n'abandi bantu bari buzuye gukiranuka kw'Imana, bari buzuye guhamya guturuka ku kwizera ibyanditswe byera, hanyuma nabo bavuga aya magambo. Uwa mbere reka turebe Yobu. Hano mu byanditswe dusanga mu gitabo cya Yobu igice cya 19 umurongo waho wa 25 turageza ku wa 27. Bibiliya irambwira ngo ariko jya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Mbega amagambo yuzuye ibyiringiro biterwa no kumenya. Urabona hano Yobu yari arimo avuga amagambo ashingiye ku cyo azi. Yaravuze ati nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ndetse aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora. Kwizera kwa Yobu kwatumaga areba hirya y'urupfu. Amaso yo kwizera nuko nguko areba, ntabwo areba urupfu, ahubwo areba ubugingo buhoraho, kuko urupfu amaso yo kwizera rureba nk'irembo ryinjiza mu bugingo buhoraho, mu mutekano n'umudendezo, muri presence y'Imana by'iteka ryose. Yobu rero aravuga ngo ati nzi yuko umurengezi umucunguzi wanjye ariho, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite umubiri. Nta nubwo yarebaga yuko azapfa ngo abore arangire, ahubwo yararebaga akabona hirya y'urupfu hari umubiri mwiza umutegereje, hari ukubana n'Imana kumutegereje, akareba amaso ku maso umucunguzi we, kuko umucunguzi we ariho by'iteka ryose. N'ijambo rye ririho by'iteka ryose, ntabwo rihinduka, ntabwo rijegajega. Ni nayo mpamvu ibyiringiro bya Yobu bitajegajegaga. Ubu bwishingizi no gusobanukirwa kwa Yobu biratangaje cyane. Mu gihe rero tumaze gusobanukirwa ko Yobu ari cyo gitabo gishobora kuba ari icya kera muri Bibiliya, kandi mu bigaragara Yobu yabayeho mu gihe cy'abakuru b'imiryango cyangwa se ubwoko. Ariko iki gihe kera cyane Yobu yari afite ibyiringiro bitajegajega, bitewe no kumenya neza umucunguzi we. Icyamukabuza umucunguzi wawe uwo ari we n'ubushobozi bwe, icyamukaba umuzi, kuko ibyo ngibyo byagutera kumenya udashidikanya neza ko ufite ubugingo buhoraho rwose. Rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 12 haravuga ngo nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni. Noneho reba amagambo akurikiraho, kuko nzi uwo
niringiye uwo ari we. Mana yacu ishimwe cyane, kuko nzi uwo niringiye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Mana yacu ishimwe cyane. Pawulo yanditse afite ibyiringiro bidashidikanwaho ko azi Kristo yiringiye imbaraga ze zirinda. Mana yacu ishimwe cyane, kuko Kristo twiringiye ni Imana ishobora byose, kandi ashobora kurinda rwose icyo atubikiye. Hano muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 13. Ariko ndagira ngo ubanze urebe ku murongo wa 12. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 12 haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo buhoraho, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. 13 rero niho ngira ngo uce n'akarongo, kuko uraje ubonemo rya jambo kumenya. Haravuga ngo ibi ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo reba mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Aho ni Yohana wa mbere 5 umurongo wa 13. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Ntabwo iri jambo ryandikiwe abari mu isi bose, utaza kwibeshya, kuko hari abantu bigisha ko ngo umuntu wese uriho uyu munsi wa none, kuko ariho kandi Kristo akaba yaramaze gupfira ibyaha by'abari mu isi, ngo ubwo nta kibazo rwose yarakijijwe. Oya, hakizwa uwumvise amagambo ya Kristo, amagambo y'ukuri y'ubutumwa bwiza, hanyuma akayizera. Uwo nguwo niwe ukizwa. Ni nayo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo ibi ndabibandikiye bande? Mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 10 umurongo wa 14 haravuga ngo nijye mwungeri mwiza, kandi menya intama zanjye, izanjye zikamenya. Aya ni amagambo yavuye mu kanwa ka Kristo. Ahangaha rero umwami wacu avuga yeruye ko atazi gusa intama ze, ahubwo intama ze zose nazo ziramuzi. Dore irindi jambo ukwiriye kwitaho cyane: ubugingo buhoraho, cyangwa se ubugingo bw'iteka ryose. Iri ni ijambo naryo ukwiriye kwitaho cyane, kuko Bibiliya irivugaho inshuro nyinshi cyane. Ndetse ndagira ngo turambure Bibiliya zacu muri Daniyeli igice cya 12 umurongo waho wa 2. Daniyeli igice cya 12 umurongo waho wa 2. Bibiliya ivuga ku bugingo buhoraho. Daniyeli igice cya 12 umurongo waho wa 2. Bibiliya ahangaha iravuga ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka, bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Hano urabonamwo ijambo ubugingo buhoraho. Yewe urebye muri Matayo igice cyaho cya 25 umurongo wa 44, ndagira ngo naho tuharebe, kuko ndagira ngo nkwereke amagambo Bibiliya igenda ikoresha. Rero Bibiliya niba ikoresheje ijambo ubugingo buhoraho, Bibiliya ntabwo ibeshya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ntabwo ishobora kubeshya. Matayo 25 umurongo wa 46, Bibiliya iravuga ngo abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, nabo abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. None se urabona Imana itavuga mu ijambo ryayo ubugingo buhoraho? Urebye muri Yohana 3 umurongo waho wa 16, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
Yohana 3:15 havuga ngo iki? Naho havuga amagambo ajya gusa nayo neza 100%. Yohana 3 umurongo waho wa 15 Bibiliya iravuga ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Umurongo wa 36 w'iki gice uravuga ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho. Aba abonye ako kanya ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Urebye hano muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 14 Yesu Kristo ubwe yarivugiye ngo ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Wasoma ibyanditswe byo ni byinshi. Muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 39 Yesu yongeye kuvuga amagambo akomeye ayabwira abafarisayo, arabwira ati murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko arimo muri byo arimwo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Donc hari abantu benshi bibwira ko ubwo afite Bibiliya akaba azimwe utugambo tumwe na tumwe ubwo ngo afite ubugingo buhoraho, kandi ibyanditswe byose bikomoza kuri Kristo. Rero wari ukwiye kumenya Kristo neza, kuko Kristo niwe utanga amazi y'ubugingo. Uyanyweyeho ayo mazi ntabwo yongera kugira inyota ukundi, ahubwo ashira inyota akanezerwa, akagenda aririmbishwa n'umunezero. Hari mirongo myinshi cyane wagenda ubonamwo ijambo ubugingo buhoraho, wagenda ubonamwo ijambo ubugingo buhoraho. Rero kubera iki iyi mirongo ari ingenzi cyane kuyimenya? Ni ukugira ngo umenye impano y'Imana, nshuti yanjye, impano y'Imana. Muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 25 reka turebe. Mbese uyu murongo uravuga iki? Uravuga ngo iri ni ryo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo buhoraho. Imana yadusezeranije ubugingo buhoraho, ni ryo sezerano ry'Imana. Ugiye mu Baroma igice cya 6 umurongo waho wa 23. Abaroma igice cya 6 umurongo waho wa 23. Igice cya mbere kibanza cy'umurongo kiravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Reba igice cya kabiri cy'uyu murongo kiravuga ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Yewe unagarutse muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 aho twasomaga, Bibiliya yatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, mu gutanga Yesu Kristo ngo apfe urupfu rubi ku musaraba, yambikwa ikamba ry'amahwa, aterwa icumu mu rubavu, yikorera umusaraba uremereye, ashinyagurirwe, yangwe n'ab'isi, utigeze kumenya icyaha ahinduka icyaha ku bwacu twebwe abanyabyaha. Ibyo byose Imana yabikoreye kugira ngo muri we idushyikirize impano y'ubugingo buhoraho. Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho, kandi Imana ibuduhera muri Yesu Kristo umwami wacu. Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Hano mu Baroma twahabonye muri Timoteyo wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 16 Bibiliya iravuga ngo ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Kristo yerekanire muri jye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Abizeye Yesu Kristo bahabwa ubugingo buhoraho. Ariko uri kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga ati? Reba neza, abazamwizera abazamwizera bazahabwa ubugingo buhoraho. Muri Tito
igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Mu gice cya 3 umurongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, Imana ivuga yeruye ko umuntu ashobora guhabwa ubugingo buhoraho. Mbese nabandi muntu ki ushobora kuvuga yuko ntazi ko mfite ubugingo buhoraho? Tekereza ku icyo kintu. Ahari waba uri kwibaza ngo ni gute namenya ko mfite ubugingo buhoraho, ni gute nagira ubugingo buhoraho? Ndakwinginze ntukigere ujya kure ku masaha nk'aya. Icyampa ukagira inzara n'inyota byo kugira ubugingo buhoraho, kuko Imana yo yarabutanze kandi ishaka ko umenya ko ufite ubwo bugingo. Niba rero ufite ayo matsiko, ushobora kuduhamagara kuri 0783001646. Imana y'amahoro, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo igufashe kugira ngo uyu munsi wa none ugire itangiriro rishya ryuzuye kumenya, ryuzuye ubwishingizi, ryuzuye kutagira gushidikanya, ahubwo ryuzuye amahoro yuzuye. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Zakubari wowe munyabyaha gusuhari, n'ibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi.